nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Nkuko bisanzwe rero twongeye kugira muri wa mwanya mwiza, wa mwanya duhuriramo twiga ijambo ry'Imana mu ishuri ryo kwisabato. Tugeze rero ku cyigisho cya gatatu cy'iki gihembwe. Twibuke ko turi kwiga mu gitabo cya Yosuwa. Yosuwa arimo kuyobora ubwoko bw'Imana awuvana mu butayu abugeza i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Inzibutso z'ubuntu bw'Imana twabonye mu cyumweru cyashize ubuntu butunguranye, tubona abantu bagiriwe ubuntu, twabonye Rahabu, twabonye abantu b'i Gibeyadi, twabonye ko bagiriwe ubuntu butunguranye ariko bakoresheje ubwenge, basinye amasezerano n'ubwoko bw'Abisirayeli. Amasezerano rero bari bamaze gusinya ntabwo bagombaga kuyavamo, ari nta mpamvu. Bahise baba bamwe rero mu bwoko bw'Isirayeli kubera ko ngo Yosuwa yababwiye ngo bazajya barasenya inka kandi bavume n'amazi byo gukora mu nzu y'Uwiteka mu buturo bwera. Twabonye rero Rahabu nawe yahisha abatasi, amaze guhisha abatasi asezerana nabo ko bazamukiza niba aramuka baje gutera. Niko rero byagenze. Reka noneho turebe hano baratubwira ngo inzibutso z'ubuntu bw'Imana. Mbese ubwoko bw'Imana bw'Abisirayeli hari ubuntu bwagiriwe uretse uriya Rahabu, uretse na bari Gibewoni, hari abandi bantu bagiriwe ubuntu? Ndatekereza ko natwe twese buri wese umubajije uwamubaza ati mbese wagiriwe ubuntu, yakubwira ubuntu yagiriwe, ndetse ubuntu akenshi buza butunguranye. Yewe no kuba tukiriho ni ubuntu bw'Imana. Hari n'ibintu byinshi twagiye duhura nabyo tukabona ibitangaza bitandukanye by'Uwiteka Imana. Muri make ngo inzibutso ngo z'ubuntu bw'Imana. Aha rero turi muri Bibiliya, ubwo turi hamwe na bari Abisirayeli bambuka bagera i Kanani na Yosuwa wabo, tugiye kureba n'ukuntu byagenze. Twibuke ko babanje gufashwa cyangwa kuyoborwa na Mose, bakurikijeho kuyoborwa noneho rero na Yosuwa, ariko twabonye ko umuntu wari hejuru ya bose cyangwa umuyobozi wabo bose yari Uwiteka Imana Nyiringabo. Inzibutso rero z'ubuntu bw'Imana. Iki cyigisho gitangira tubona isomo riri muri Yosuwa igice cya 4 umurongo wa 23 na 24. Reka tubanze turisome. Kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi ya Yorodani imbere yanyu kugeza aho mwambukiye, nk'uko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yacu kugeza aho twambukiye. Hano hari kubwirwa abantu babiri batandukanye ngo kuva aho mwambukiye, noneho na hano ngo kugeza aho twambukiye. Birumvikana ko ni iriya generasiyo ya mbere yari kubwira inshya iti aho mwambukiye Yorodani, ariko natwe aho twambukiye inyanja itukura. Muri make ari inyanja itukura, ari Yorodani, ni Uwiteka wabikoze atuma bambuka nta nkomyi, bambuka batarwanye. Reka dukomeze ku 24 ngo kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Amen. Reka dusenge. Data wera, Mana ishobora byose, uri umukozi w'umuhanga, ntabwo tubihakanya. Data wera, uri data twese, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Wakoze wongeye kutugeza muri uyu mwanya mwiza, wamwanya kugira mu ijambo ry'Imana. Data ndakwinginze, ari njyewe n'abo twigana bose, Data wera uduhe kumva kandi dusobanukirwe, kandi Data wera tujye twibuka bwije nuko bukeye bigenda dukorera, kugira ngo izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro, ari muri twebwe ndetse no mu bapagani batakuzi. Ngaho bane natwe muri iki cyigisho bigusabye mu izina rya Yesu. Amen. Turakomeje ku nzibutso z'ubutumwa bwiza. Icyigisho rero gitangira tubona umupolisi ushinzwe ibyo mu muhanda. Uyu mupolisi rero yari mu kazi ke, agiye kubona imodoka iraje nk'uko bisanzwe, ayihagaritse. Hari harimo umupapa, nuko aramubwira ati noneho rero mpereza ibyangombwa, perimi yo gutwara. Umugabo ashaka perimi arayibura, yakunda kuyishyira ngo mu gakapuki. Noneho agiye kuraka akapuki arakabura, asanga yakibagiriwe mu biro ku kazi. Noneho aramubaza ati mbese ukora akazi iki? Aramubwira ati ni umwarimu, yigishaga muri kaminuza
noneho wa mupolisi nta kundi ari kubigenza, yamwandikiye amande, amaze kumuca amande amuhereza agapapuro, aramubwira ati noneho rero aya uzayishyura. Ariko aramubwira ati uhumure, ntabwo ari ibihano rwose, ntabwo ari ibihano nguhaye, ahubwo ni ikikwibutsa, ni ikizagufasha, kizajya kikwibutsa buri gihe kuzajya ugendana perimi, n'uzaba ugiye gutwara buri gihe uzajya utekereza ko ugomba kwitwaza perimi. Nuko aramubwira ati ngaho rero ati wirirwa tugira urugendo rwiza. Mu by'ukuri twibagirwa ibintu byinshi cyane bitandukanye, ariko kwibagirwa perimi, ariko kwibagirwa guhamagara uwagushatse akakubura se akagusigira message ukibagirwa kumusubiza cyangwa ukibagirwa kumuhamagara, ari ukwibagirwa wenda gahunda yavuganye n'umuntu ukibagirwa kuyikurikiza. Ni byinshi ushobora kwibagirwa, ni byinshi umuntu ashobora kwibagirwa. Ibyo byose rero bitubaho, ariko nubwo bitubaho byanze bikunze ibyinshi bituzanira ingaruka. Ariko kandi nubwo bituzanira ingaruka rero, kwibagirwa noneho rero ibyo dukeneye mu buryo bw'ibyamwuka byo ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane, bishobora kutuzanira ingaruka, ndetse ingaruka zikomeye zirenze izo gucibwa amande ko twabibonye, cyangwa gucibwa ibihano mu muhanda. Muri make kwirengagiza cyangwa kwibagirwa mu buryo bw'iby'umwuka bwo ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko byo birebana n'iherezo ryacu ry'iteka ryose. Muri iki cyumweru rero cyose tuzarebera hamwe ibyabaye ku baheburayo bambuka Yorodani, noneho turebe ibyo twigira muri icyo gitekerezo cyabo. Bambutse Yorodani rero, reka turebe muri Yosuwa igice cya 3 ku murongo wa 1 kugeza kwa 5, turebe uko hatubwira ngo ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Ni amategeko akomeye cyane Yosuwa ari guhabwa igihe bari bagiye kwambuka Yorodani. Uwiteka ari kubabwira amategeko bazakurikiza, nawe ari kuyabwira ubwoko ukuntu bazagenda, isa no kwisezerano ukuntu izabajya imbere, naho bakagenda bakagira intera basigaza batayegereye. Ngo ariko hagati yanyu nayo ngo hazaba intera y'imikono 2,000. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Ku murongo wa 5, maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Reka turebe n'amagambo n'ubundi aboneka mu Kubara igice cya 14 umurongo wa 41 kugeza kwa 44. Mose arababwira ati mucumurike itegeko ry'Uwiteka, icyo mukora ntikibugende neza. Ntimuzamuke, kuko Uwiteka atari hagati muri mwe, mutaneshwa n'ababisha banyu. Muri busange y'Abamaleki n'Abanyakanani mwicwe n'inkota, kuko mwasubiye inyuma ntimukurikire uko Uwiteka bayobora, biri butume Uwiteka atabana namwe. Maze bo barabisuzugura, barazamuka ngo bajye mu mpinga y'umusozi, ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka na Mose ntibavaho, babambye amahema. Nubwo tutari twagenda ngo tujye kure cyane, ariko turi kubona ko umuyobozi ari isanduku y'isezerano, ari Uwiteka Imana Nyiringabo. Twibuke ko yavuze ngo munyubakire ubuturo bwera nturi hagati muri mwe, kandi muri bwa buturo bwera habagamo isanduku y'isezerano. None isanduku y'isezerano rero iri kujya imbere bagenda. Isanduku y'isezerano no muri gihe cya Mose kugira ngo bajye gutera, nuko bagomba kubanza babaza Uwiteka akabemerera. Noneho rero ariko Mose arisigariyeho n'isanduku y'isezerano, bagiye gutera kandi yabujije banze, baratsindwa rero nta kundi byagenda. Turahabona rero inkuru yaravuzwe ku bwa Mose yerekeranye n'isanduku y'isezerano, yagaragaye mu cyerekezo cy'ubuturo bwera mu rugendo rw'Abisirayeli ubwo bageragezaga kwigarurira i Kanani ntibabishobore, nk'uko twebonye mu Kubara igice cya 14 ku murongo wa 44. Iyo sanduku rero yari irimo ibisate 2 by'amabuye yanditseho amategeko. Iyo sanduku kandi yari irimo inkoni ya Mose, ya nkoni yarabije uburabyo. Iyo sanduku kandi yari irimo urwabya rwa manu, kandi noneho buri kintu muri ibyo cyagaragazaga umushyikirano wihariye Isirayeli yari ifitanye n'Uwiteka Imana. Imana rero igaragazwa nk'iyabaga iri hagati y'abakerubi hejuru y'intebe y'ihongerero yabaga ku isanduku y'isezerano, nk'uko tubibona mu Kuva igice cya 25 ku murongo wa 22. Yinjiye mu gihugu cy'i Kanani iri imbere y'Abisirayeli nk'iyari iyoboye urugamba. Muri make isanduku
iyo yari iyoboye urugamba. Twibuke ko hejuru y'iyo sanduku habaga hariho umutemeri w'imbabazi. Umutemeri w'imbabazi rero, kandi izi mbabazi twazihawe ku bw'ubuntu nta kindi. Ubwo rero iyo sanduku niyo yayoboraga ubwoko bw'Imana. Uwiteka Imana Nyiringabo niyo yabaga ibayoboye. Mbere y'uko urugamba rutangira, Yosuwa yabwiye abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Twari tumaze kubona iryo somo muri Yosuwa 3:5 naho rirahaboneka. Twarabibonye rero, kenshi twibuke ko kuri Sinayi Uwiteka ajya kubonekera ubwo bwoko, cyagihe ajya kubaha amategeko bwabanje kwiyeza. Na mbere kandi uko abatambyi batambaga ibitambo babanzaga kwiyeza, ubwo nibyo bitambo mu buturo bwera nabwo babanzaga kugira gute kwiyeza. Biboneka mu kuvuga igice cya 28 ku murongo wa 41. Uko kwiyeza kandi kwabaga ari ukwitandukanya n'icyaha cyose no gukuraho imihango yose izira muri ubwo bwoko. Mbere y'uko Imana ibarwanira urugamba rero, bagombaga kubanza kugaragaza ko barweguriye Imana. Bagombaga kurwegurira Imana urugamba rwose. Rwaba ari urugamba batekereza ko ari runini cyangwa ari ruto, bagombaga kurwegurira Imana, akaba ari ijye barwanirira, kandi noneho biringiye ko ariyo mugaba wabo mukuru muri urwo rugamba. Abantu rero bari bavukiye mu rugendo, batanabonye uko inyanja itukura bayambutse, bari bagiye kubonera igitangaza none gikomeye cyo kwambuka Yorodani, kikabahamiriza rya sezerano noneho rero bahawe ryo kuva mu Misiri bakazagera i Kanani, mu gihugu cy'isezerano, mu gihugu cya gakondo yabo. Muri make iryo sezerano ryagombaga byanze bikunze gusohora, bagombaga kwizera ko rigomba gusohora. Muri make rero, wari warakamije inyanja itukura, akaba agenda gukamya Yorodani bakayambukisha amaguru nta nkomyi, yagombaga no kubaha igihugu cyiza cy'isezerano aricyo Kanani, ikakibahamo gakondo. Reka rero twimenyereze kwiga ijambo ry'Imana, rizadukuza mu bya mwuka, kandi tuyiringire muri byose ko ari izadutabara, kandi noneho itabara mu buryo bwayo, mu buryo butandukanye. Imana ni Imana, ntawayivuguruza, ntawavuga ngo Mana ngo nkorera iki, ngo umuntu ategeke. Oya, urasaba Imana ikaguha. Ariko twabonye ko ari ubuntu butunguranye, ubuntu burenze, ubuntu undi muntu atakuretse Imana yonyine gusa. Rero yabambukije inyanja itukura, igiye kubambutsa na Yorodani, ariko noneho ni ibyayo, nta wundi muntu washobora kubikora. Ariko ntabwo bisobanuye ko buri muntu wese Uwiteka azamukiza binyuze mu kwambuka inyanja itukura, binyuze mu kwambuka Yorodani. Oya, izadukiza mu buryo butandukanye, mu buryo bwayo nk'Imana. Imana ihoraho kandi ikora ibitangaza. Mu gitabo cya Yosuwa igice cya 3 ku murongo wa 5 havuga ko bambutse uruzi rwa Yorodani mu buryo bukomeye bw'igitangaza, bwerekana ubushobozi ku bikorwa ndengakamere by'Imana nk'umwihariko wayo. Reka turebe muri Zaburi 72 ku murongo wa 18 icyo hatubwira. Uwiteka Imana niyo Mana y'Abisirayeli, ihimbazwe, niyo yonyine ikora ibitangaza. Reka turebe no muri Zaburi 86 ku murongo wa 10. Kuko ukomeye kandi ukora ibitangaza, ni wowe Imana wenyine. Tubwirwa ko rero ari ibyago byatejwe mu Misiri, ari ukwambuka inyanja itukura, ari ubuyobozi ndetse n'uburinzi bw'Imana mu butayu, ari ubuyobozi ndetse n'uburinzi bw'Imana mu butayu. Byose ni ibitangaza byasubirwagamo bivugwa, babyibazaho cyane, bigatuma barushaho guhimbaza Imana. Biboneka muri Zaburi igice cya 9 ku murongo wa 1. Bibiliya rero ivuga ko Imana ni ijuru n'isi, itagira aho ihezwa na hato cyangwa ngo ikumirwe n'ibyo yaremye. Ni Imana itangaje, tutashobora gusobanukirwa n'intekerezo zacu, kuko imiterere yayo iratangaje, nta kinanira muri make. Ni Imana nzima, ikora kandi iriho. Abayiyobotse bose bashobora kuyiringira, kuko bazi ko ishoboye kubatabara ndetse no kubarwanirira. Tubibona muri Yesaya igice cya 44 ku murongo wa 8. Reka tuhasome turebe. Yesaya 44 umurongo wa 8. Mwe kugira ubwoba ngo mutinye, kera sinabikubwiye nkabigaragaza, namwe muri abagabo bo kumpamya. Hariho indi Mana ibaho itari nge? Ni koko nta kindi gitare, ubwanjye sinkizi. Muri make iyi Mana niyo yonyine ikwiriye kwiringirwa, kuko ibyivugiye nayo ngo niyo Mana yonyine, niyo Mana ikora ibitangaza, kandi niyo Mana inababarira. Umuhanuzi rero Zekariya
yakoresheje imvugo y'ibitangaza ubwo yatekerezaga ku hazaza ha Isirayeli nyuma yo kuva mu buhungiro i Babuloni. Avuga ko Yerusalemu izongera kubakwa, ndetse avuga ko nimara kubakwa abo basaza n'abakecuru ngo bazongera kuboneka mu nzira zayo, kandi noneho ngo abahungu n'abakobwa ngo nabo bazongera kuboneka muri izo nzira bahakinira. Ariko noneho ngo igihe bari batuye bo babona ibimenyetso byo gusenyuka kwaho, nuko noneho atangaza aya magambo aboneka muri Zekariya igice cya 8 ku murongo wa 6 kugeza kwa 8, agira ati: nubwo bizatangaza abantu bazaba basigaye muri iyo minsi, mbese nanjye byantangaza, niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati: dore nzakiza abantu banjye, mbakure mu gihugu cy'Iburasirazuba no mu cy'Iburengerazuba, nzabazana bature muri Yerusalemu imbere, bazaba abahungu banjye, nanjye nzaba Imana yabo mu by'ukuri no mu byo gukiranuka. Reka turebe n'ubundi amagambo aboneka muri Luka igice cya 18 ku murongo wa 18 kugeza ku 27. Ntabwo turi buhasome hose, ahubwo ni cya gitekerezo cy'umusore umutunzi wagiye kureba Yesu akamubwira ati: mwigisha mwiza, nkora iki kugira ngo nzabone ubugingo buhoraho? Ariko Yesu yabanje kumubwira ati: unyitira iki mwiza? Ati: umwiza n'umwe gusa, umwiza ni Imana. Ati: none nakora iki kugira ngo mbone ubugingo buhoraho? Yesu aramubwira ati: rwose ibyo wakora nta bindi, ni ukwitondera amategeko y'Imana. Noneho wa mugabo aravuga ati: nukuri narayitondeye yose. Ati: kuva mu bwana bwanjye, mu musore bwanjye kugeza uyu munsi wa none, amategeko yose hatabuzeho na rimwe, yose narayitondeye. Noneho Yesu aramubwira ati: okay, ni byiza, bwo yayitondeye, noneho rero usigaje kimwe gusa. Umusore yumvise rwose afite kumva ko Yesu nawe amwishimiye, aramubwira ati: usigaje kimwe. Yumvaga ko nacyo ari ikintu cyoroshye, nuko ati: none ni ikihe? Yesu aramubwira ati: noneho rero muvandimwe wanjye, mugenzi wanjye, genda ufate ibyo utunze byose. Twibuke ko ari umusore w'umutunzi. Ati: none genda ufate ibyo utunze byose, ubigurishe, amafaranga urakuramo uyagabanya abakene, numara kuyagabanya abakene, uze noneho unkurikire, uzaba witeguye kubona ubugingo buhoraho. Reka turebe noneho ku murongo wa 26 uko byagenze. Ngababyumvise bati: uwo musore muri make byaramunaniye, ngo akorwa n'isoni, arunama buri uko abigenza, arepfo na ruguru buri uko abigenza, noneho arahunga arigendera. Noneho rero abana abigishwa naho tugiye kureba ku murongo wa 26 na 27. Ngo babyumvise bati: ubwo bimeze bityo, ninde ushobora gukizwa? Babazaga Yesu Kristo. Arabasubiza ati: ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Amen. Muri make ibitarashobokeraga abantu byashobora gushobokera Imana. N'uyu munsi wa none ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Uriya musore w'umutunzi we yari yarubahirije amategeko yose uko yakabaye, ariko ikibazo yari yarubahirije kubwe, ntabwo ari kubwo Mwuka Wera. Kubera ko dufashijwe n'Umwuka Wera twagera kuri byinshi, ariko uriya musore yari yarihazemo kubahiriza amategeko uko byagenda kose. Natwe ari igihe twubahiriza amategeko rwose ku bwacu, ukihagamo kubahiriza amategeko. Rero amategeko ubahirije muri ubwo buryo urayubahiriza, ariko ntabwo bitinda, ugenda uyica buri munsi uko bwije nuko bukeye, ukongera ukihana, ukongera ukasubiraho gucyo. Ni byandi twabonye mu cyiciro cyashize. Twabonye aho Abisirayeli bavuga ngo kuki nongeye kubikora. Natwe umunsi none dutuzwenda kuki nongeye kubikora, kubera ko akenshi turi kwihana ku bwacu, dukoresheje imbaraga zacu, tugakoresha imbaraga dufite neza tudafite zose, n'ubwenge tudafite, aho kugira ngo dukoreshe imbaraga duhaye n'Uwiteka, kugira ngo dukoreshe ubwenge bw'Uwiteka. N'uyu musore nawe yaratsinzwe, bwa bugingo buhoraho yashaka kubona birumvikana ntabwo yabonye, kubera ko yahise asubirayo. Hano rero turabwiga ko Abisirayeli bagombaga kuzajya bahora bibuka ibyo Uwiteka yabakoreye, babyibuka bwije nuko bukeye. Twarabibonye mu Kuva aho twabonye, ndetse no mu Itegeko kwa 2 aho twabonye ko Abisirayeli bagombaga kuzajya bahora babwira abana babo, bakabicaza bakababwira buri munsi ibyo Uwiteka yabakoreye, ku byakoreye basekuruza, yakoreye sekuruza Aburahamu, ibyakoreye ba Isaka, ibyakoreye ba Yakobo, mbese ubwoko bwose, kugeza igihe noneho baviriye muri Kanani bagahunga bakajya muri Egiputa. By'Uwiteka bakora ukuntu yabarindiyeyo, ukuntu yabakuyeyo, yabakuje amaboko menshi, ukuntu yabambukije inyanja itukura, ukuntu yabarinze mu butayu, yabagaburiye, akabaha ibyo kurya, akabaha ibyo kunywa, ukuntu yabereye byose, ukuntu yabahaye amategeko. Mbese bagomba kujya bibuka byose. N'ukuntu yabarinze cya gihe imfura z'Abanyegiputa zipfa, abo ntibapfa. Bagombaga kuzajya bakomeza kubwira abana babo ko bwije nuko bukiye, kugira ngo batazabyibagirwa amategeko. Bagomba kugira gute? Kuyavuga, kuyandika no mu gahanga no mu kiganza, kugira ngo bazajye bahora yibuka iteka ryose. Twabonye ko ngo ababyeyi nibo bari abarimo bakomeye cyane babana babo. Hagakurikiraho noneho rero
bari abigisha b'amategeko. Mbese baracyakomeje kwibuka cyangwa barabirekeraho? Bakomeje kwibuka. Turebe muri Yosuwa igice cya 4 ku murongo wa 23 na 24 icyo havuga. Kuko Uwiteka Imana yanyu ni rya somo n'ubundi twabonye twitangira ngo kuko Uwiteka Imana yanyu yakamije amazi ya Yorodani imbere yanyu kugeza aho mwambukiye, kuko Uwiteka Imana yanyu yagise inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yacu kugeza twambukiye, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Muri make ubwoko bwagomba gukomeza kuzajya bwibuka n'ibintu bibiri hano batubwiye: uko Uwiteka yakamije inyanja itukura, uko Uwiteka kandi n'umundi yakamije Yorodani, Abisirayeli bakambuka bakagera mu gihugu cy'Ikanani. Muri iki gice rero turabona igitangaza gikomeye cyane, igitangaza cyabaye ubwo bambukaga Yorodani. Turabona ko ngo abatambyi bahita isanduku bagiye imbere bahagarara mu mazi, maze noneho ubwo bwoko burambuka. Mose rero we ngo yarunze amabuye aho abatambyi b'Uwiteka bari bahagaze muri ayo mazi, kandi noneho ngo abwira n'ubwo bwoko gutora amabuye nk'uko imiryango yabo yanganaga, imiryango 12 ngo n'amabuye ni 12. Noneho ayo mabuye bakayambukana ngo kugira ngo baze kuyarunda aho bagombaga kurara iryo joro ariho Igirugari, ngo kugira ngo noneho abikimenyetso kizajye kibutsa abantu b'ibisekuru bizakurikiraho ibitangazo Uwiteka yabakoreye. Ijambo igitangaza rero kandi rishobora kugira ubusobanuro bw'ikimenyetso cyangwa ishusho, n'ikimenyetso kigaragarira inyuma cy'ukuri kwimbitse, cyangwa ikintu cy'ubwiru utashobora gusobanukirwa mu buryo bworoshye. Urugero, turabona nk'umukororombya. Twibuke ko umukororombya ntabwo apfa gusobanukirwa utarasomye ijambo ry'Imana cyangwa utarumvise ubusobanuro bwaho. Umukororombya rero baga ari ikimenyetso kigaragaza ko Imana itazongera kurimbuza isi umwuzure, ahubwo izayirimbuza umuriro. Turabona hano kandi ikindi kimenyetso, y'amaraso yasizwe ku nkomanizo z'inzu z'imiryango y'Abaheburayo igihe biteguraga Pasika, ndetse kandi tukongera tukabona n'isabato nk'ikimenyetso kigaragaza kubaho kw'Imana muremyi, nk'uko tubibona mu Kuva igice cya 31 ku murongo wa 13 ndetse n'uwa 17. Twibuke kandi ko mu migenzo y'ubu bwoko harimo guhora basubiriramo abana babo, ngo twabibonye basubiriramo ibitangazo Uwiteka yakoze, basubiramo gukomera ko Uwiteka. Ubu noneho rero yarabahitiyemo inzibutso zihoraho, izo buri wese ajya abona ibikomeye bitangaje Uwiteka yakoze bikamuguma mu ntekerezo. Ari bariya ba kera bambukijwe inyanja itukura, ari ababasha n'ubundi bambutse Yorodani, bose ibyo bimenyetso byagombaga guhora biri kubibutsa Uwiteka. Bamwe babambukije inyanja itukura, noneho abandi kandi akaba abambukije Yorodani bakagera i Kanani. Muri make byagombaga kuguma rero mu ntekerezo zabo iteka ryose. Ibyo rero byafashaga imyizerere ya buri muntu ku giti cye, atabanje kubaza ngo mbese byagenze gute, kwakunda abana bari baravuze ngo bazajya babaza, birumvikana nubwo amategeko yarakiriho kandi yagumye kandi n'ubundi ariho kandi azahoraho, nubwo birababwe ngo bazajye bibuka n'ubundi bicyanditswe mu ijambo ry'Imana, ariko bagombaga kubimenya, ariko bakanabona n'izo nzibutso ziraho zikomeza kubibutsa ibyo Uwiteka Imana yakoze, bakarushaho kuyizera noneho rero ko n'ibitarakorwa izabikora. N'uyu munsi hari inzibutso nyinshi zigaragara ku buryo buri wese ashobora gutanga ingero z'ibimenyetso n'ibitangazo bifatika bigaragaza ibyo Uwiteka yakoze muri we bitashoborwaga gukora n'undi muntu uwo ari we wese. Mbese bakomeje kubyibuka, ntabwo bwiza babyibagirwa. Mbese uretse nabo twebwe uyu munsi wa none ibyo Uwiteka dukoreye byinshi ntabwo tujya tubyibagirwa, ahubwo tugakunda kwibuka ibyabaye nabi gusa, ibyiza tukabyibagirwa. Umwana w'umuntu rwose ukuntu ameze yibuka ibibi gusa, akibuka umuntu wamugiriye nabi, akibuka ibibazo yahuye nabyo, ariko kwibuka ibyiza ntabwo bikunze kubaho. Rero n'ubwoko bw'Isirayeli bwaribagiwe. Muri iki gice rero cya 4 turahabona ababyeyi nk'uko twayibonye ngo nibo bagiraga uruhare rukomeye mu gutanga umucyo ku bubasha bw'Uwiteka, aho babwiraga abana babo ngo Uwiteka yakamije amazi ya Yorodani, yakamirije imbere yanyu kugeza aho mwambukiye, nk'uko natwe yakamirije amazi y'inyanja itukura imbere yacu kugeza aho tuyambukiye, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka Imana igira amaboko akomeye,
bajye batinya imana yabo iteka ryose. Nakagombye guhora dutinya imana yacu iteka ryose, n'abanyamahanga tugatuma batinya imana yacu iteka ryose, kuko ariyo mana ikora imirimo n'ibitangaza, yakoze bya bindi kandi iracyakora n'ibitangaza byinshi n'imirimo muri twebwe. Ariko rero turebye amasomo akurikira, ayo masomo nk'isomo yo mu Bacamanza igice cya 3 ku murongo wa 7, ndetse no mu Bacamanza igice cya 8 ku murongo wa 34, turabona ko ibi byose babyibagiwe, kandi noneho kwibagirwa mu by'ukuri mu buryo bw'umwuka bishobora kugeza umuntu ku ngaruka mbi cyane, ku ngaruka zikomeye. Nk'abantu rero dufite umuhamagaro udasanzwe muri iki gihe, twakagombye gushyiraho ibihe bihoraho bitwibutsa aho twavuye, abo turi bo, ndetse n'impamvu ituma turi aho turi uyu munsi wa none. Iyo tugendeye mu mucyo w'ibikorwa ndetse n'ishurirwa ry'Imana byo mu gihe cyatambutse, byanze bikunze tuzatakaza umwete wo gukomeza gukora inshingano zacu zo mu gihe kizaza. Ntabwo rero tugomba gutinya ahazaza, keretse tukibagiwe uburyo Imana yatuyoboye mu gihe cyahise n'ibyo yatwigishije mu mateka yacu. Mu by'ukuri ni ingenzi cyane kuko ibyo Imana yakoze mu gihe cyashize no kugirana umushyikirano nayo umunsi ku wundi, dutekereza ku rukundo rwayo, kugira ngo kwizera kwacu kurusheho gukomera, kandi twibuke ko ari kumwe natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi, nk'uko twabibonye muri Matayo igice cya 28 ku murongo wa 20. Mbese bageze hakurya ya Yorodani bakoze iki? Ibikorwa byo kwambuka inyanja itukura ndetse n'ibyo kwambuka Yorodani byombi bigaragaza ibihe bishya mu mateka ya Bibiliya. Umunyezaburi rero yahimbaje igikorwa cy'Imana cyo gucungura, aho mu gice cya 66 ku murongo wa 6 icya Zaburi, aho mu gice cya 66 cya Zaburi ku murongo wa 6 yagize ati: yahinduye inyanja ubutaka, kandi bambukishije uruzi ibirenge, aho niho twayishimiriye. Zaburi 114 rero ifite aho ihurira n'ibyo bikorwa byombi, igikorwa cyo kwambuka inyanja itukura ndetse n'icyo kwambuka Yorodani, kubera ko inyigisho zabyo bihwanye n'iyobokamana bifite aho bihuriye. Muri make ari ukwambuka Yorodani cyangwa inyanja itukura mu mateka y'Iyobokamana, mu nyigisho z'iyobokamana, byanze bikunze ibyo byombi bifite aho bihurira mu mateka. Byombi rero bifatwa nk'ibigira icyo bihindura mu mibereho ya Isirayeli, kuva bava mu butayu mu bubata bajya mu mudendezo, bava mu ruzerero batagira igihugu bagera muri gakondo iyabo. Muri izo Zaburi rero zombi, ingero zigaragaza kwambuka, zigaragaza imiruko umwanditsi yakoresheje zo kuva mu gukandamizwa, kuva mu bukene, kuva mu kutagira shinge na rugero, kuva mu gusuzugurwa bagera aho bafite umutekano, imibereho myiza, agakiza ndetse n'icyubahiro. Muri make izo Zaburi zombi uko ari ebyiri, aha Zaburi 114 ihurije hamwe izo Zaburi kubera ko zombi zavaga mu bintu bibi ziri kujya mu bintu byiza, zavaga mu buretwa bari kujya mu gutabarwa k'Uwiteka. Imwe bavuga muri Egiputa bari kwambuka inyanja itukura, indi noneho kandi bavaga ubutayu bari kwambuka Yorodani bari kujya i Kanani. Muri make ni Zaburi zirasa kubera ko mu bya mwuka zifite aho zihuriye kandi ziratuganisha ahantu heza gusa. Aho kandi kuri Yorodani hakomeje kubera ibitangaza byinshi cyane. Twibuke ko niho yari yazamukiye mu buryo bw'igitangaza, ubwo azamutse akajya mu ijuru agasiga umugaragu we Elisa, niho yazamukiye. Aha n'ubundi rero kandi kuri Yorodani niho Elisa yahinduriwe imirimo cyangwa yahinduwe mu ntera, yavuye ku bufasha bwa Eliya ahinduka umuhanuzi w'ubwoko bw'Imana, umuhanuzi w'Imana ku bwoko bw'Imana. Byanditswe mu cya 2 cy'Abami mu gice cya 2 ku murongo wa 22. Kandi noneho umurimo Kristo yakoze nk'uwari uhagarariye Isirayeli ya kera, ukurikiza icyitegererezo cy'amateka ya Isirayeli ya kera. Reka turebe mbese byagenze gute. Yesu nawe yamutse inyanja itukura rero, ubwo Herode yamuhigaga, muri make Herode yahigaga abana bose
b'impinja kugeza ku myaka 2 bose kugira ngo bapfe, kubera yifuza kugira ngo Yesu nawe apfemo. Ntabwo turabisoma ariko ni cyo gitekerezo. Yesu amaze kuvuka, abanyabwenge abashumba bakagenda bakabwira Herode ko umwami Yesu yavutse, ko bashaka kugira ngo bajye kumuramya. Noneho Herode agatangira kumuhiga. Aha rero Yesu nawe yambutse cyangwa bamwambukije inyanja itukura bajya muri Egiputa. Yaje kuvayo rero ari uko uwo Herode yamaze gupfa. Kandi noneho Yesu amaze kubatizwa, tubyibuke, yagiye mu butayu amaramo iminsi 40. Iyi minsi 40 bisa n'ubundi n'imyaka 40 ubwoko bw'Isirayeli bwamaze mu butayu. Ikindi rero kandi Yesu Kristo yabatirijwe muri Yorodani, nkuko n'ubundi ubu bwoko nabwo bwambutse Yorodani bujya i Kanani. Yesu rero mu kuza kwe, mu byo yakoze byose, imirimo yose yakoze hano kuri iyi si, byose byabaga bisa n'ubundi n'ibyo mu isezerano rya kera. Muri make Yesu Kristo niwe jambo, niwe wandikishije ijambo. Rero ari mu isezerano rya kera n'ibyo mu isezerano rishya byose bivuga Yesu Kristo. Mu Baheburayo igice cya 3 ndetse n'icya 4 hagaragaza ikimenyetso cyo kwambuka Yorodani, kandi noneho hakagaragaza inzira yo kwinjira muri Kanani nk'icurere ikiruko cy'ubuntu abakristo binjiramo binyuze mu kwizera. Israeli yo muri iki gihe rero iri mu kaga rushiye gukomera ko kwibagirwa Imana no gushorwa mu bigirwamana kurusha ubwo bwoko bwo mu gihe cyashize bwabigenjeje. Muri make twebwe tugeze kure cyane, nta naho duhuriye na bura bwo kuntu bwabigenjeje bwibagirwa Imana. Twe twageze kure cyane. Ibigirwamana byinshi rero batubwira ko akenshi ndetse ngo bisengwa n'abantu bavuga ko baruhuka isabato, naho usanga bafite ibigirwamana byinshi cyane. Umwihariko rero Imana yabwiye ubwoko bwayo kwirinda gusenga ibigirwamana, kubera ko iyo baza kuyoba bakareka gukorera Imana, umuvumo wabo wari kubageraho byanze bikunze. Ku rundi ruhande rero iyo baza kwikundisha umutima wabo wose, bakayikundisha ubugingo bwabo bwose, bakayikundisha imbaraga zabo zose, yari kubaho umugisha mwinshi usaze, haba mu ntonga no mu bigega, kandi noneho igakura indwara hagati muri bo. N'amagambo aboneka mu gitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Ibihamya by'itorero, ku muzingo wa mbere ku rupapuro rwa 505. Izi nzibutso z'ubuntu bw'Imana twabonye bari Abayisirayeli bagombaga guhora bibuka, zashyizweho n'uyu munsi ziracyariho. Hari izo dushobora twe kugeraho ariko dusoma ijambo ry'Imana, ariko n'abaziriho bagombye kuzireba. Muri make ni ibintu Uwiteka yashyizeho, nta rwitwazo dufite. Twese twagombye guhora twibuka iby'Imana yakoreye abakurambere bacu, noneho kandi byagera kuri twebwe natwe tugahora twibuka iby'Imana yadukoreye. Icyo twakwibaza, mbese buri wese ntabwo afite ibyo yavuga Uwiteka amukoreye? Mbese birahari cyangwa ntibihari? Nge birahari, ni byinshi cyane. Uwiteka rero ari ngewe nawe aratubwira ngo twibuke iby'Imana dukora uko bwije n'uko bukeye. Nibyo bizadufasha noneho rero kuguma mu buntu bwe, nibyo bizadufasha gukomeza kumwiringira no kumwizera ko nibitari byashoboka azabikora. Dutegereze twihanganye. Kristo ari bugufi kandi yadusezeraniye kugira ngo azatujyane muri Kanani, ya Kanani atari yayindi Kanani y'isi. Bari Abisirayeli bageze muri Kanani, ariko Kanani yo muri iyi si ubu barapfuye, ntago bakivugwa, ntago bakiriho. Ariko no twebwe Kanani tugiye kuzajyamo ni Kanani yo mu ijuru. Ndifuza rero kugira ngo njyewe nawe tuzayibanemo mu izina rya Yesu, amen. Data uri mu ijuru mutanga bugingo, wakoze yabanye natwe Data we. Turabanyantege nke Data mu buryo bwose, ari mu buryo bw'umubiri, ari mu buryo bw'iby'umwuka, ariko Data we wiyemeje kuzajya ubana natwe ndakwinginze uduhe gufata umwanzuro wo kwemeza kubana nawe. Ngaho komeza ubane natwe rero, ndakwinginze Data wera. Abazakurikira ikicisho bose Data wera, ndakwinginze ubampera umugisha, ubane natwe tuneka dukomeze muri byose. Ibidukuriye nk'abana bawe byatuma dukomeza kuguhesha icyubahiro kuko niwe gikwiriye wenyine. Turakwinginze ubiduhera ubuntu mu izina ryiza rya Yesu dusenze twizeye, amen.